bakoreye sabe bamfashe rwose abandi bantu babitekereza bibishuri umuntu nta kintu na kimwe abuze, abana be bariga neza, ararya neza, arara ahantu heza, nta mafaranga y'inzabazwa, aho ashatse atemberayo, agenda mu modoka ye nziza, afite amafaranga, ariko agiye ngo bavuga ngo ya mari idapima n'irobo, aba ari kwandagaza ibyo wakoze imyaka yose, izina wubatse imyaka yose rishyira hasi mu gihe itarenze ukwezi, ku mari idapima n'inusu n'irobo nako bavuze ngo ni imari ngo idapima n'irobo, ikwandagaza ikurenze rwa ntambi, igusimbutse metero 10, igusimbutse igipangu cya metero 10, igukure mu bagabo, ikwicaze hasi ku butaka, ituma isoko n'amaduka baza bakwicara hejuru bari kugushungera. Ngiye mu by'ukuri nagiye mbona nta muntu utaregeza abona abantu baseba, abantu benshi bagiye baseba rwose, turabazi benshi bagiye baseba, ariko mu by'ukuri nibwo nabona umuntu useba bene kara kageni. Kubikora kuriya bihutwa no kugenda kubikorera mu muhanda, abantu bakagushungera bikarangira amafata, ariko noneho bikarangira baragushungereye, usimbutse igipangu, urumva imirimo yose yakozemo, baramushungereye, yarahamagawe, baramushungera, ariruka, anyura mu ruhavu, asimbuka igipangu, akubita umurundi ku gishyitsi, asimbuka igipangu cya metero 10, aravunika, ajyanwa ku bitaro, yikorewe ku mutwe, ajya kwivuriza hanze y'igihugu. Umva ibyo bintu byose hejuru y'imari idapima n'irobo, idapima n'irobo, ku buryo wenda bavuga ngo yakuyemo iki se? Ni imyanda yabonyemo, nta kindi kintu yegeze abonamo. Ariko kugeza amagingo aya, kugira ngo azongere gusukura izina rye, bizagorana, bizamutwara igihe, kugira ngo umuntu wese wabonye ibi bintu bizave mu mutwe we. Nubwo yajya kurega akarega abantu wenda bafashe ariya mafoto, nubwo nabyo ngo bitemewe, nabyo amategeko ntago mbizi, ngo ntago byemewe gufata amashusho y'undi muntu, ariko mu by'ukuri bakabaha, nubwo babahana, ariko izina rye n'undi riracyari hehe? Riracyari mu mwanda, riracyasizwe icyondo, kugira ngo azongere aryoze, ryongere ibe sabe, murungi sabe abantu bari bazi, wavugaga abantu bagakangarana, wavuga Isimbi TV abantu bose bakumva murungi sabe, bakavuga ati igitangazamakuru cyubakiye abantu, igitangazamakuru cyavuje ngo niba ari Dogiteri Kanimba, igitangazamakuru cyagiyeho imbabare bikarangira zibonye ubufasha, zikubakirwa ubuzima. Ariko mu by'ukuri umuntu ugikoraho ibyo byose abishyize hasi. Umuntu wese watekereza kujya gusaba ubufasha, kujya gukora ubuvugizi, yirukiraga ku Isimbi TV, akaba ajya gutanga ubwo buvugizi. Kwa kundi bavuga ngo umuntu ashobora kubaho akora byiza, yerekana uruhande rwiza, imyaka ikaba 10, imyaka ikaba 20, imyaka ikaba 30, ariko bikaza kurangira n'ubundi hari ibibi byinshi, biba ari byo byinshi abitse, ibyo akorera abantu biba ari byo biri hasi, kubera ko abantu yabikoreraga ntibashobora kuza imbere ya kamera ngo bavuge, ntibashobora kuvuga ngo ibyo bavuze byumvikane, kubera ko Isimbi yubatse izina, Sabe yubatse izina, arazwi, yakoze ibikorwa byinshi, bahita bavuga ngo uri kubeshya. Ariko ariya mavideo yo yonyine ubwayo atanga ukuri, kereka wenda hari umuntu uje akavuga ngo bagasanga wenda ari amavideo sa ya Sabe, aho ngaho ryo ryaba ryejejwe, ndetse nta n'umuntu bavuga ko abantu barengana. Niyazi umuntu akavuga ngo uyu si Sabe, aya mafoto amashusho sa ya Sabe, ati ni umuntu usa nawe, si Sabe, aho ngaho bizo. Ariko niba ari Sabe, nta muntu, ndahamye neza ko izina rye ryamaze kuba umwanda. Hari abantu bicira amazina, akica izina rye, yaryubatse imyaka irenga 10 kugira ngo ribe rimeze kuriya. Ari izina rishobora kugenda rikazenguruka i Burayi, rikajya za Canada, rikajya mu Bufaransa, rikajya hehe, rishobora kubaka umuntu uri gushaka gusenya, cyangwa umuntu wahuye n'ibibazo uri muri Canada, wumva ururimi rw'ikinyarwanda, YouTube nawe yarazanye na Google Translation, umuntu akumva ikiganiro cyawe mu zindi ndimi.
yakumva icyo kiganiro kikamwubaka, kikamuhindura ubuzima, akongera akava ubuzima akajya ubuntu. Ariko mu by'ukuri ubu ngubu ntago mpamya neza ko babantu bamwumvaga bazongera kugaruka bakamwumva, kubera ikintu kimwe akoze atatekerejeho igihe kirenze amasaha 24 tarenze amasaha 24. mu byumve namwe, nicyo gitumye izina rirambikwa hasi, riza rigakandagirwa n'umwana w'uruhinja akaba ari kuri kandagira. Abantu bose bamwumvaga bose bakubiswe n'inkuba, bumiwe. Abantu bakomeye bakurikiraga kwa Isimbi TV, inzego za leta zacagugira ibyo zitangaza, zikanamuhamagaza nawe akaza gutera kamera agafata ikiganiro akaplodinga, abantu bikabageraho ari benshi, ari abanyamahanga ari abanyarwanda. Ariko mu by'ukuri n'abamuvugaga neza bose babuze ikindi kintu bavuga. Ndaguha nk'urugero nk'uriya mushuti we, kuva igihe kirekire bita Chita Magic, yabuze ikintu avuga kuko iriya video irenze ubushobozi bwe, irenze uruvugiro. Nta muntu n'umwe uri gutekereza ko biriya bintu byagombye kuba bikorwa na Sabe. Hari abandi babikora tugahita tubyumva tukanabyemera tukavuga ati ibi ngibi wowe kubikora nta kibazo, bikozwe na barabayaka bigakorwa wenda n'abandi bantu tubona badafatika. Si kuvuga ngo yakwenda niwe ntanze urugero, ndavuga wenda abantu wenda bafite izina rito nk'irye wenda byakumvikana, ariko izina rya Isimbi riraremereye. Ariko hari abantu bajyaga babivuga ngo ibyo bintu biraba, ndetse ngo bari abantu bose bakoresha ibiganiro baca ku Isimbi TV, bari abantu bose batanga ibiganiro ku Isimbi TV, ngo barabasambanya. Ndetse harimo n'abagiye batanga amakuru bavuga ko ngo Sabe ngo igituma atongeye kumuhamagara ngo amuhe ibiganiro ngo barasambanaga, ngo yaramusabye ngo aramwima, ngo birangira bamwe baravuga ati ni ukubeshya ni bya bindi by'amatiku yanyu. Ariko mu by'ukuri ubu why not n'umuntu atabyemera, why not umuntu atavuga ngo ibi bintu biranashoboka biranumvikana, banza ubitekerezeho nawe urebe, ukavuga ati ibintu birumvikana bishobora kuba ari byo. Ntago umuntu yaza ngo avuge kuriya narangiza turebe umuntu ukoze biriya bintu. Ariko hari n'abantu badatekereza kweri. Reba nkuriya ngo ngwino ndebe, mana umuntu yarakuremeye byiba nta nubwo agira impuhwe uriya mugore we Raisa, ngo agirire impuhwe abana ba Sabe, avuga ati wenda umuntu yarandemeye, reka wenda Sabe ashobora kuba yatewe na shitani, hari shitani iri kumugendamo, reka ngiye muhakanire, nashakanya ntazongeye kumubufasha, ariko ndengera umuryango we. Ese niba atarengeye umuryango wa Sabe kuko wenda atababyaye, ntago yagira n'impuhwe abana be yabyaye, bazareba biriya bintu cyangwa bazumva ko nyina hari urundi rugo yasenye? Ese natagirira impuhwe abana, natagira impuhwe wenda abo bana yabyaye, ntago agirira impuhwe n'uriya mugabo wamukunze akamukura hasi akamugeza hejuru aho izina rye riri. Nigeze numva bamwe banavuga ko ngo hari ikiganiro yajyanye ku Isimbi ngo n'umugabo we, ngo ariko ibyo bamukoreye nagahoma munwa, birwa bamucisha hirya bamucenga bamutera nk'utera agapira, nk'umwana uri gutera agapira. benshi ibi bintu ntago bibaho, nta nubwo binabaho. Nayo numvise bamwe bavuga ngo abantu ngo bakurikirana umuntu ngo wafashe ziriya video bamukurikirana nkande, ko ubwo yarengeye umuryango. Nese uriya se wubatse, nese kuki udatekereza ko Sabe biriya bintu yakoze ari byo bintu bibi cyane, ndetse hari umuntu uri burya akafata n'ishuri akiga, aho umuntu abonye wicaza abantu bakiga, kuki aticaje Sabe amubwire ngo icara wige, nawe mwicaze yiga banze afata amasomo. Byiza kuri wowe ukunda kandi ugakurikira ibiganiro byacu kuri MPO TV aho waba uhereye hose, waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, tuguhaye ikaze muri kiganiro. Nkuko bisanzwe rero maze kumenyera ibiganiro byacu, maze kumenyera amakuru, tugenda twicara hano kugira twiganirire, tugende twungurana inama, tugende twungurana ibitekerezo. Uyu munsi tugarutse kuri video zimaze iminsi nanone zikwiragira ku mbuga nkoranyambaga, cyane ni iz'umunyamakuru Sabe.
Murungi Sabe maze iminsi yakwiragira amavideo ye ngo agaragaza ko ngo yari gusambana. Bwa mbere hagaragaye ya mbere agaragara aryamye hasi yavunitse, ndetse avugwaho byinshi, haza amakuru agiye atandukanye. Ariko mu by'ukuri bamwe tujya mu gihirahiro tugasesengura za video, tukabona ko ari video zidashoboka, tukabona ko ari video zitumvikana, nta ntamwe zerekanaga ko Sabe yaba yari gusambana, dore ko n'undi yari aryamye mu muhanda. Ariko kugeza amagingo aya hasohotse indi video ya kabiri ndetse n'indi ya gatatu yasohotse, aho yerekana ko Umurungi Sabe ari gusohoka mu nzu, ndetse bikaza kurangira akijwe n'amaguru akirukanka agafatiraho. Abaje kuvuga ko yarasohotse mu nzu aho yari ari kumwe n'umugore bita bavuga ko bari gukora iby'abakuze cyangwa ubusambanyi, muri make reka bivuge mu ubwo buryo, bigaragara ko bari kumwe, kuko dore ko nyuma ye n'ubundi watangaje amakuru yavuze ko yarahari. Ntizimbye mu magambo rero, ndagira ngo turebere hamwe, turebe iby'ubusambanyi bwa Sabe, turebe ibya ziriya video, turebe amakuru ari hano hanze, dore ko amenshi n'ubundi ari gukwiragira ku mbuga nkoranyambaga, kuri social media muri rusange. Abantu benshi nizo nkuru bari gukora, ariko tugiye kureba tukareba twari twabuze ahantu twahera twemeza ko bari mu busambanyi, bari mu ngeso mbi, bari mu mico mibi. Ariko mu by'ukuri tugendeye kuri video ya kabiri ndetse tukagendera no ku ya gatatu yerekana ngo ino ndebe, ikerekana abandi bari kumwe, ikerekana amakuru agiye atandukanye. Ndagira ngo tuze kurebera hamwe, turebere hamwe aya majwi dufite, turebere hamwe ibiri kuvugwa, by'umwihariko tuze gusesengura, turebere ahantu umuntu bita Murungi Sabe yarari, icyari cyamujyanyeyo, ese kuki yavuzwe mu busambanyi mbere na mbere, kumubona yaguye hasi, kumubona asohoka mu nzu yiruka, bikaza kurangira n'ubundi havuzwe amagambo y'ubusambanyi, havuzwe amagambo y'ingeso mbi, hakavugwa ibintu bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi hari amaspace ariko yagenda asohoka cyane cyane, turi kumvamo abasitari b'abanyarwanda, twumvamo abantu batandukanye, twumvamo abantu bagaragara kuri social media mu ruhando nyarwanda, bavuga ku ari amavideo ya Sabe. Ariko mu by'ukuri iyo turebye turabona koko ibyo bivugwa, tugendera ku kuba uriya mugabo yaramaze iminsi n'ubundi akwirakwira ko aryamana na nuriya Ngwino Ndebe, bikongera kuvugwa ko n'ubundi kuba yarari hariya Ngwino Ndebe akaba ari umugeraho bwa mbere, atari we muntu w'ibanze yari afite wagomba kuba yamugeraho ubutabazi, dore ko n'undi Sabe yari afite umugore ari we wakagombye kuba yamugezeho kandi akamenya n'amakuru ye bwa mbere. Ndagira ngo ntizimbye mu magambo dukubitire kw'iyi nkuru ivuga k'uyu mugabo wavuze kuba Big Energy, akagira byinshi atangaza, ndetse tuze kureba n'uriya mugabo John watangaje amakuru akavuga ko agwashyize ukuri ku byaberaga kuri case ya Sabe, agashyira inkuru akavuga ko yari ahibereye, ndetse akavuga ko ari nawe wafashe amavideo, akavuga uburyo yayahaye Karara, akavugwa n'uburyo yagiye hanze, ndetse akavuga ko afite n'andi mavideo. Twagiye tubona abantu benshi bagiye babyitirira, tubona bamwe bashinja bavuga ko bageze ahantu Sabe yarari, bavuga ko bifatiye Sabe ari gusambana, bavuga mbega amagambo atandukanye. Ariko mu by'ukuri wajya kureba ahantu hari ukuri, wajya kureba icyo bashingiyeho babivuga, twebwe tukakibura, tukabura ikintu na kimwe cyerekana ko icya mbere Sabe ntabwo bari bamufashe aryamye, icya kabiri ntabwo bamufashe abyutse, icya gatatu ntabwo bamufashe yambaye ubusa, bamufashe aryamye mu muhanda ngo yavunitse. Ariko bishyiraho akabo, ngiye twabifataga nkaho ariko akunda umuntu abona umuntu ari wiyongeraho agakeregeshwa, nayibonye nko kwiyongeraho agakeregeshwa. Ariko mu by'ukuri ziriya video zindi ebyiri zigisohoka, twahise tubona ko ibivugwa bifite ishingiro, dore ko na nyir'ubwite Umurungi Sabe, inshuti ze magara, nta kintu na kimwe zari zatangaza, usibye ko batangaza ko ari amakuru bari bayazi, ntibashyire umucyo ngo bavuge ko yari gusambana koko, cyangwa bamenye ko yari gusambana, cyangwa bavuge ko atari gusambana, bavuga ko ari ibintu by'ibihuha. Ariko mu by'ukuri hari nk'umuntu nabonye ngiye ku mbuga nkoranyambaga, nk'umuntu bita ngo ni Kamarade ni wa muntu ureba ukabona ikintu ari gutangaza ukibaza se ibintu ari kuvuga bishingiye kuki, dore ko nayo bivugwa ko n'ubundi
ibijyanye n'ingo ari ibintu byamwihishe, ari umuntu uri aho ngaho nyine utagize icyo yishe ntagire n'icyo akemura. Ariko mu by'ukuri hariho abantu ubona ku mbuga nkoranyambaga ukabona batanga ibiganiro bigiye bitandukanye, ukabona amagambo bagenda bavuga, ukabona ibyo bagenda bashyira hanze, ukarebamo ikintu kiri mu bwenge, ukarebamo ikintu gisobanutse ukakibura, ukagerageza no kugenekereza bikarangira nta kintu na kimwe ubonye. Bikarangira nta kintu na kimwe ubonye, ukibaza ati se uyu muntu abaje kugira ngo afatireho ahereze ku bantu, abaje kugira ngo abantu abaganirize iki mu by'ukuri, cyangwa abantu bamukurikirana bumva iki? Kuko ibyo abavuga nibiba bihari n'ibyo abantu baba bazi mu mutwe ubona nta hantu hamwe bihuriye. Ukibaza ati se uyu muntu ibintu avuga, abona abantu bose ari abantu badafite ubwenge, arareba akabona abantu ari abantu b'injiji, arareba akabona abantu badatekereza, mbega ukabura ahantu hamwe wakarasa bene abo bantu. Ntatinze aya makuru aravuga ko n'ubundi ngo harimo ukuboko ngo kw'aba Big Energy ngo muri ifatwa ry'amavideo muri kugira ngo Sabe yandagazwe ku mbuga nkoranyambaga, ariko nanone akongera kuvugwamo ukundi kuboko kw'abantu ngo Sabe ubwo yagiye ahemukira. Sabe ziriya video zikimara kujya hanze, abantu benshi bahise bajya ku mbuga nkoranyambaga barandika ngo Sabe yaraduhemukiye, Sabe hari ibintu atadufashije. Bamwe bavuga ko bamusabye ibiganiro akabibima, abandi bavuga ko bagiye bamusaba ubufasha bugiye butandukanye, bikarangira atabubahaye, bikarangira abimye buri kimwe cyose, kandi mu by'ukuri yari afite ubushobozi bwo kugira ikintu abamarira, ndetse bakavuga ko bamwe yagiye abatangariza amakuru abasenya, nk'aho twagiye tubona umuhanzi akaba n'umunyamakuru Yago Pondate, tugenda tubona Bandimbati Space ziri kuba ubu ngubu nta ikindi kintu kiri kuvugaho usibye umugabo bita Sabe ndetse n'agatsiko ke avuga ko yishyuraga abantu. Ariko hari ahandi hantu ugera ukareba ukavuga ati niba baramushinje ko yagiye abima ubufasha, mu by'ukuri bakaba barageze iyo bajya, bakaba ibyo yabimye barabigezeho, ahubwo bagatewe ishema no kuba ibyo yabimye barabigezeho, ahubwo bagashaka wenda no kumwereka ibyiza birenzeho, kugira ngo babone ko ubutaha nihagira n'umwaka ubufasha cyangwa umwaka inkunga, hazabone ko n'ubundi iyo yimanye n'undi ububyimye birangira aho yashaka kugera ahageze. Ndagira ngo tubanze dukurikire amajwi tuze tugaruke nyuma tuyarebaho tureba aho huriye n'ibiri kuvugwa, tureba aho huriye n'ubu busambanyi buri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, tureba naho mbega iki kibuga cya social media uburyo cyamaze kuba benshi bavuga ngo ni umwanda. Mu kiganiro cyatanzwe n'uriya mugabo bita ngo ni John wifatiye amavideo ya Sabe yagishyizeho umucyo, mbega yasobanuye, yagize byinshi asobanura, abantu benshi bagira n'ibyo bakuramo. Bumva ko ugendeye kuri kiriya kiganiro yavuze cyangwa kiriya kiganiro yatangaje, ukagendera ku makuru yatangaje, mu by'ukuri ubona ko noneho ibintu bitangiye gusobanuka. Benshi bavuze ko ngo Sabe akigwa ngo yaje ambulance akaba ari imujyana, ariko mu by'ukuri yivugiye ko bamutwaye ku bitugu, bamuteruye bakamujyana bakamugeza ku bitaro, ndetse mu bantu bahageze ku mugore we Rayisa ategeza akandagira ku bitaro, ahubwo umuntu wari uhari ngo ari uriya Nshoreke ngwino ndebe, ndetse n'abandi bantu bakeya bari bamutwaye mu maboko bamujyana kwa muganga, ndetse n'abaganga ndetse n'abandi bantu ngo abajyanama b'ubuzima aribo bari aho ngaho. Acukuri avuga ko umuntu wese uri kugenda atangaza amakuru y'ibihuha ari kunyuranya n'ibyabaye. Niko kuri rero twabonye, tubona ko kwenda ari ibintu ushobora kubona ko ukanagenekereza ukabona ko ari ibintu bibaho, ari n'ibintu bishoboka. Yavuze uburyo yafashe video mu buryo butangaje cyane, kandi koko urebye ukareba ziriya video ukareba n'isano y'ibyo yagiye avuga, bifite ishingiro, bifite aho bihurira, bifite n'uburyo ushobora kubisobanura. Big Nyashi muri agatsiko, umuntu ukibarirwa muri Big Nyashi ubwo ufite ikibazo gikomeye. Komeza. Mbona ukuvuga ngo natinze uyu mugabo bita ngo ni Godfather uvuze ngo Big Energy ngo ni agatsiko, mu by'ukuri hari ukuntu umuntu agera ahantu akirengagiza ukuri. Agatsiko ni abantu babibumbiye hamwe bagambiriye ikibi, bagambiriye gukora ikibi, bagambiriye kugira umuntu babangamira, kugira umuntu bendereza.
ariko ngewe uko nabibonye aba Big Energy ni abantu basanzwe, ni abafana nkuko wakuvuga ngo abafana ba Rayon Sport, uko bavuga ngo abafana ba APR, uko bavuga ngo ibisumizi, uko wavuga ngo abandi bantu bagiye bafite amatsinda y'abafana bise amazina yabo, bise abafana babo amazina. Ntago wavuga ngo nagatsiko ngo agatsiko nakagambiriye ikibi. Ndagira ngo dukomeze ako karagaciyemo kugira twumve iki kiganiro cyacu cyaho twumve aya majwi tuze kugaruka inyuma. Impamvu tudashobora kwibagirwamo umuntu witwa Yago muri isaga aka kanya, impamvu Saba ari kuvugwa aka kanya ari uri kuvugwa noneho, ni ukubera ko urebye neza mu bantu bavuzwe cyane na Yago, nakubwiza ukuri abantu mwakoze research neza murareba mwasanga neza ko Sabi niwe bisa nkaho byadamikinze cyane kurusha buri muntu wese, nubwo ba DJ Brian barimo n'aba Jihad n'abandi, ariko nujya no kureba na namba za Sabi zaragabanyutse. Ngiye nagwa n'ubuhamya kubera ko ngiye nagiye no mu magroupe y'iyi groupe ya Yago, bafite na gahunda yuko bagomba no kuinscribinga channel ya Sabi ikamanuka ku rwego rwo hasi. Uwo ni wo mugambi nge nababonanye. So bishatse kukubwira ngo rero buri kantu kariko kose niyo Sabi yanakorora bashaka uburyo bwari bwo bwose bishobora kugaragara nkaho arwaye sida. Icyo ni urugero nshatse kukwereka. Ngewe rero ndagira ngo wenda tuze kuza twiganirira dusobanura turebera hamwe ibiri gutangazwa n'aba bantu. Harimo abantu ubundi wita ko ubona ko ari abantu bagendera mu kigare, abantu bagenda bakafata ibyo abandi bavuze bakabinkoma amashyi. Kwi imihanda ntabwo ibyo bintu bizegera binacika, ntabwo dutegetse ngo wenda bizanacika, ariko byibura umuntu usobanutse ntabwo agomba kugendera mu kigare. Reba nk'uyu mugabo yaje ku ma space atangaza ibintu bigiye bitandukanye, arongera avuga ko ngo Sabe ngo aba Big Energy ari abantu bari kumwibasira cyane. Agendera kuki? Agendera ku kuba ibiganiro byinshi byaragiye no gusohoka kwiriya video byaranyuze ku muntu bita Karara, kandi Karara akaba ari umuntu wa hafi ngo w'inshuti, akaba n'umuntu wegeza b'inshuti na Sabe, ndetse kandi Sabe akaba adacana waka cyangwa atavugana neza n'umuntu wita Yago, kuko Yago amushinja ko yamukoreye itoteza, yamukoreye iyicarubozo mu gihe kingana n'imyaka 4, kandi mu by'ukuri ari umuntu wari kumufasha, wari kujya muzamura, bikaza kurangira uwo Karara avuye ku ruhande rwa Sabe akajya ku ruhande rwa Yago, ndetse akaza no gutangaza amavideo, akaza gutangaza buri kimwe cyose kijyanye n'amagambo n'ubusambanyi bwa Yago. Bwa mbere hari inkuru yatangaje, bwa mbere yatangaje inkuru ya mbere avuga kuri Sabe, avuga niyo muntu wa mbere watangaje ko umuntu bita Ngwino Ndebe aryamana n'umuntu bita Sabe, n'umurungi Sabe, bikaza kurangira abantu bose bamuteye amabuye, biza kurangira bamwe bavuze ko ari umuntu utanga amakuru adafitiye gihamya, utangaza ibihuha. Ariko mu by'ukuri aho yaje gushyira zino video hanze, ukuri kwaje guhita gusobanuka, kuko harimo n'abantu benshi bagiye bishyurwa kugira ngo baze batanga ukuri kutariko, batangaza ibintu binyuranye no kujya bamukureho Sabe, bamukureho icyasha cy'ubusambanyi, bamukureho icyaha cy'ubusambanyi, ahubwo bashaka kumushyiraho kese yuko yari yasinze cyangwa yari yanyweshejwe inzoga. Abandi baraza baravuga ngo umurungi Sabe ngo ni abantu babiri baje bambaye ubupfukamunwa, banambaye ingofero, ngo baramukubita, barangije bamuhenurira mu mukingo, ngo niho iriya mvune yaturutse. Ariko mu by'ukuri imvune tumaze kumenya ukuri ko iriya mvune ye cyangwa kara kababaro ke atagatewe no kuba hari umuntu wamuhoteye cyangwa umuntu wamukubise, ahubwo yabitewe no kuba yarasingutse urupangu ari guhunga amakamera, ari guhunga bari baje kumufata, kumushungera, ubwo yaramaze gukora ari amabara, ubwo yaramaze kuva muri iriya nzu, dore ko abantu batangaje bavuze ko yari amaze kwinjiramo ndetse bakanamuhamagara. Ibi ni ibyo John yavuze ku kiganiro yasohoye, avuga ko yamuhamagaye bikaza kurangira yanze, amwitabye ndetse akanga no gusohoka ngo bavugane, avuga ko yaragiye kumugira inama yo kugira ngo ibyo arimo abivemo. Niko kuza kubaca muri humye, aca mu gikari yizeye ko ari bugere y'amahoro,
nta muntu uri umubone, nta muntu uri umuciryera, ariko aza gusanga burya ngo nta muntu urusimbuka rwamubonye, n'ubundi aho ahungiye ubwayi mu kigunda. Birangira amakamera amufashe, amatelefone yo gukoresha bafata amavideo bimufashe, birangira agiye ku karubanda. Bavuga ngo nta muntu wihishahisha, nta muntu ngo iminsi y'igisambo irabaze, kuko ngo iminsi y'igisambo ni 40. Rero byaje kurangira imwuzuriyeho. Abantu rero bakomeza kugenda buri wese ashyiraho yongeraho ibye, buri wese agira ibyo avuga, ariko mu by'ukuri iyo ukuri kwamaze kujya hanze, iyo ibintu byamaze kumenyekana, iyo ibimenyetso byamaze kuboneka, nta na hamwe washingira uhakana, nta na hamwe washingira uhakana. Ndagira ngo ngiye turebere hamwe urugendo, ndetse urugendo rw'akababaro, urugendo rw'umuruho kuri Sabe, urugendo rwo kuva yatangiye kugira ngo yafatwa ari amashusho yagenda kugezaho magingo aya ngaya. Igihugu cyose by'umwihariko n'abantu benshi bo hanze bari gukurikira izi nkuru, bari gushaka kumenya ese Sabe byagenze bite. Uriya muntu yari yatewe n'agaki kugira ngo ajye kugaragara mu busambanyi, ndetse ajye no kubikorera ahantu mu buvumo, ahantu mu gahegeni, bize kurangira hacikiye akaguru cyangwa se ahabereye ikimuga. Ndagira ngo dukurikire, dushyire umucyo, bize kurangira buri umwe wese abonye umucyo ku iki kibazo, abonye uko byatangiye, amenye n'uko byagenze, amenye n'uko n'icyari kibyihishe nyuma. Kuko birababaje kuba hari umuntu uri kujya akurikira ibi biganiro, akurikira aya makuru, akurikira urugendo rwa Sabe, akurikira ikesi ya Sabe, akurikira Ngwino Ndebe, agakurikira buri kimwe cyose, ariko mu by'ukuri akaba atari yabona ukuri, akaba atari yagera ahantu na hamwe akura ukuri, akaba atari yagera ahantu abone ibintu byizewe, abone icyo ashaka kumenya. Kuko hari abantu benshi, si uriya Sabe wenyine, hari abandi bantu benshi bihishahisha, bakora ibintu bibi, ibintu bibi bitubaka sosiyete, ibintu bibi bicanishamo abantu, ibintu bibi bituma abantu babarebaga cyangwa abantu babumvaga bagumya kubona ko ari abantu beza, ari abamarayika, nyamara mu by'ukuri ari ibirura byiyambitse uruhu rw'intama. Abandi benshi nabo mu minsi iri imbere tuzatubabona. Useke Sabe, umuseke birangire, ariko nawe ejo ni wowe, kuko yabikoze, ejo niwe wabikoze. Turabizi byari bimaze iminsi biri ku muntu bita Yago, turabizi ibindi byari bimaze iminsi biri kuri Jihad, ariko magingo aya ikibuga cyahindutse. Uwahigagwa niwe uri guhigwa, watangaje amakuru yagize abantu benshi w'ingaruka niwe ingaruka ziri kugarukaho. Uwakoze ibiganiro byatumye ingo nyinshi zitandukana, uburwe nawe rurageramiwe. Ndagira ngo mbabwize ukuri, hari ibintu abantu bajya bakinisha mu kuvuga mu mvugo zabo, bakagira ngo ni ibintu biba byoroshye, cyangwa ni ibintu biba ari ibintu bitazaba. Ndagira ngo musubize amaso inyuma, murebe ku muhanzi bita Platini. Ariya majwi cyangwa se ziriya nkuru zavugaga ko ngo umugore yamuciye inyuma, ngo umwana atari uwe, bikaza kurangira we yishyiriye ukuri, atangaje ibintu by'ukuri, akavuga ko ntacyo bimurebaho, kandi ko abanye neza n'umugore we. Byaje kurangira bite? Byaje kurangira uwo bita Platini atandukanye n'umugore we, bari barasezeranye Olivia, ndetse bakaza no guhana divorce, baza no kwemeranywa ko umwana n'ubundi atari uwande, atari uwa Platini. Ibi ngibi ni ibintu bigaragara ku bantu baba star, cyangwa ku bantu bazwi ku ruhando mpuzamahanga. Ibi ntibizagutungure rero, ndagira ngo mbateguje, mbibamenyesheje, ntibizagutungure ugiye kureba ukajya kumva umuntu bita Umurungi Sabe n'uriya uriya mugore we baje guhana divorce, kuko umugore yagiye atangaza ko yishimye kandi ngo ameze neza, ngo iby'umugabo ari gucamo ngo yifatanyije nawe kandi ko amukunda. Ibyo ni ibisanzwe bitangazwa n'umuntu usobanutse, abantu bashaka kutagira ngo ibyabo bijye hanze. Nyamara mu by'ukuri andi makuru aravuga ko n'ubundi mu rugo kwa Murungi Sabe bitari bimeze neza, bavuga ko n'undi batari babanye neza, kuko ntago wanyumvisha ko umuntu yabanye neza n'undi barashakanye, babana neza, batara mu byumba bibiri bitandukanye, ukaza kumbwira ngo araza kumusiga mu rugo agende ajye kumuca inyuma kundi mugore.
ntabwo wabimbwira, ntabwo wabyumvisha n'umuntu ngo ubyumve. Ingeso yose waba ufite, irari ryose waba ufite, ntabwo ryaba ryumvikana. Ubanye neza n'umuntu wirinda ikintu kiri mubabaze, kuko ibintu aba yakoze n'ubundi isaha n'isaha biba biri bwongere bigasohoka hanze tukabibona, tukaza tukamenya ngo wagwa, tukamenya ngo byagenze bite, byose n'ubundi bikazarangira. Umuntu bita ngo ni nuriya ngo ni nge ntanga urugero, ndikunda gutanga urugero ku muhanzi bita Platini, kuko niwe muntu uzwi, n'uzi isaga ye byasotse ku mbuga nkoranyambaga bakanabyemeza, we akaza noneho akabihakana, binyuze mu nshuti ze zavugaga ko Platini n'umugore bitameze neza, ndetse ko n'umwana Platini yita ko ari uwe atari uwe. Byaje kurangira bagejeje mu rukiko, birangira urukiko rwanziye ko umwana atari we, rubahana na gatanya, baratandukana, buri wese abukwe n'undi abukwe. Ntibizagutunga ugiye kubona ukabona n'uriya Murungi Sabe cyangwa abandi basitari b'abanyarwanda bari mu Rwanda bakoze amadivorce mu buryo abantu bose bataye biteze, kandi baje babihisha bavuga ko babanye neza mu rugo nta kibazo, bakunda abana babo, ukabona ku minsi mikuru bari kumwe basohotse, nyamara bagera mu rugo ugasanga bari kuryana ibinyunguti. Niyo mpamvu tuvuga ngo kwizi mbuga nkoranyambaga dukoresha twese, yaba ngewe cyangwa wowe n'undi muvandimwe, aho waba uherereye hose, tugomba kujya dutanga ibiganiro byubaka. Iyi saga ya Sabe ndetse na buriya busambanyi ariko buri kumuvugwaho, ntabwo byagombye gusiga wowe ubwawe udafashe umwanzuro, utamenye ikintu kigomba kubaka mu sosiyete nyarwanda. Nibyo abantu benshi bari kujya bagenda bavuga. Umuntu uri gusobanura bavuga ngo reba ikintu, kora ikiganiro byibura uzi ko kiri bugira abantu cyubaka. Nabonye umugore, hari cana imwe nanyuzeho njya ndi kureba ikiganiro cyayo bakoze, nsanga hari umugore uri gutanga ubuhamya bw'uburyo yahaye Sabe ikiganiro, bikaza kurangira Sabe ashyizemo amagambo yatumye ngo kugeza amagingo aya mu rugo rwe biri gucika, ngo umuryango, abana, famiye y'umugabo baramwisukiyeho kubera ko yacitswe mu ijambo rimwe, akavuga ijambo ritari kuvugwa, ubu rikaba rimukozeho, bishobora kuzarangira avuye no mu iyo famiye, dore ko ngo n'ubundi yasigaye ari umupfakazi kuko umugabo we yaramaze kwitaba Imana. Ariko magingo nawe yakoze ikiganiro azi ko ari gutabariza urubyaro rwe, ari kugira ngo yiheshe amahoro, ariko birangira aricyo kimuhuje amahoro. Yasabye Sabe, wumve ahantu uriya mutipe nawe utamushira amakenga, yamusabye ko ngo yahindura tayito yonyine, guhindura tayito adasibye ikiganiro. Ndababwira ngo undi araza ababwira ngo ndashaka usiba icyo kiganiro, wenda ibyo byo biri grave, ariko no guhindura tayito nabyo bikunanire. Uzi ko tayito ishobora gutuma undi muntu asenya cyangwa undi muntu abaho mu buzima bubi, nabyo bikunanire man. Ubwo si ubwo urumva twaragiye tubona ibiganiro byinshi by'abantu byakoraga ibiganiro ku Isimbi TV barira bavuga ko byatumye n'abantu benshi bahumura amaso bareba ibintu bitangarizwa ku Isimbi. Mu by'ukuri ni ibintu bya nyabyo, ariko ko umuntu watekerezaga cyangwa umuntu warebaga yabonaga ko atari ibintu bya nyabyo. Ni gute uzaza ugahatanga uruhande rubi? Nahuye n'ibibazo, umugabo yarantaye, bandongoje imbwa, ngo nasamanaga n'abagabo 10. Ibyo gusa biri topic positive, topic negative, nta positive ibaho. Mu by'ukuri umuntu uzi ubwenge avuga ko iruhande rubi rubaho, ariko mu by'ukuri hari n'urwiza. Niba abagabo bose ari babi, abagabo bose siko ari babi. Abagabo bamwe ni babi, abandi ni beza, urundi ruhande ni rwiza. Abagore ni bamwe ni babi, urundi ruhande ni rubi. Nta abagore beza, hari n'abagore babi. Hari umuryango mubi, hari n'umuryango mwiza. Hari kwise tuvuga ngo hari abarora modo tuba tugomba kureberaho tukanigiraho. Tukagira n'abandi bantu bavuga ngo ihene mbi nta wizirikaho indi. Tukagira n'abandi bantu ushobora kureba umuntu yakugereranya nawe ukabuza icyo uri cyo nawe ubwawe. Ariko magingo aya hari abenshi bishimira inyungu zabo bakirengagiza inyungu z'abandi. Urwango mureke twibanire neza mu mahoro, buri umwe wese abeho nta rwikekwe, nta muntu utoteza undi. Ushobora kumutoteresha ibiganiro usohora, ushobora kumutoteresha ibyo umuvugaho, bikarangira umuntu abaye traumatize nawe, bikarangira umuntu agiye mu bitaro, bikaza kurangira umuntu apfuye. Ni gute bavuga ngo ayo amarozi ntabwo ari amarozi uza ngo umuntu mu ntoki gusa.
umuhe umutamitse. Hari n'amarozi y'amagambo, hari amagambo uvuga ku muntu, hari ibyo wakwandika ku muntu bikaza kurangira hari bibaye nk'uburozi kuri we, bibaye nk'imbugiti ityaye ikata umutima, bibaye nk'icyuma umushinze mu mutima. Dukora ibiganiro bifasha abantu, bifasha bigira abantu bamwe aho bibakura, bigira n'aho abandi bibageza. Apana kuza gukora ibiganiro nyamara mu by'ukuri turi gushaka inyungu zo kuri YouTube, turi gushaka ayo madolari YouTube iduha, ariko mu by'ukuri undi muntu turashaka ni uko umuntu avuga ngo uri gushaka koga kurira ku maraso y'undi muntu, gushaka gufata ibibazo by'undi akaba ari byo uriraho. Sabe kumuvuga, twebwe ntago turi muvuga kubera urwango, ntago turi kumuvuga ngo yego yes turi kuvuga kugira ngo tubone nawe madolari, ariko mu by'ukuri ntago turi kumuvuga kugira ngo tumucireho iteka. Nta muntu udakosa, nta muntu utagira isayidi mbi, nta muntu utagira uruhande rubi, nta utagira urwiza. Ariko mu by'ukuri turagira ngo nk'umuntu wamenyekanye, umuntu uzwi muri uru Rwanda, umuntu ufite ikinyamakuru gikomeye, umuntu umaze igihe, umuntu ufite experience, abe nk'ishuri byigirwaho, abe nk'inzu y'ibitabo buri wese ashobora kujyamo agasoma akabona, agakuramo inkuru nziza, agakuramo icyo ashobora kwigiraho. Apana kubaho umuntu wese niba umuntu yari mwiza, yes hari ibyo yakoreye abantu byiza, yubatse umuryango nyarwanda, hari abo yazamuye, hari abo yafashije, hari abariye kubera we, ariko hari n'abapfuye kubera we, hari abo yakoze ibiganiro umuntu agapfa ahagaze. Ni gute wambwira ngo umuntu yakubwiye ngo byibura urareba ngiye kwirukanwa mu rugo kubera ko naguhaye ikiganiro ngeraho ndacikwa? Hari umuntu uza kuri mbuga nkoranyambaga ntamenye gukontorora amagambo ye, by'umwihariko igitsina gore, baraza yakugeraho, yagera mu biganiro yaza ukamubaza, bikaza kurangira umutayemo, bikaza kurangira yavuze bya bindi bitakagombye kuba yavuga, ibintu bizamugiraho ingaruka ejo hazaza, ibintu abana be bazareba bagasanga nyina yari nk'umusazi, ibintu umuryango uzareba ukavuga ati uyu nta muntu murimo. Mu by'ukuri nk'umuntu niba akubwiye ngo wanasubiramo ukagikuraho, ukongera ukaneditinga, ugakuramo bya bintu bishobora guteza umwiryane muri rubanda, ugakuramo ka kantu gashobora gutuma ubuzima bwe buba traumatize, bikarangira twubatse umuryango nyarwanda. Buri umwe YouTube twese twirirwaho ibaye ishuri, ikaba nk'urubuga rwo gushakiramo umutuzo, ikaba nk'urubuga umuntu agenda akaruhukiraho, apana kuba urubuga ruza gusenya, kuba urubuga riba nk'ahandi bavuga ngo ku mugani ngo ni ahantu umuntu ushaka kugira ngo abangamira abandi yirukira, bikaba kuhakuramo amafaranga, ariko bikaba no kuhakuramo ibyiza. Ndagira ngo ntizimbye mu magambo, twikomereze turebe, twumve urugendo rw'umurungi Sabe, kurinda ageze hariya muri ruriya rugo, kurinda akoze ubusambanyi, kurinda afashwe, kurinda bamufashe amavideo, kurinda aciye mu ruhavu, kurinda aciye asimbutse igipangu, kurinda avunitse, kurinda umugabo wa Ngwino Ndebe nawe agiye gutanga ikirego. Noneho hari amakuru yavugaga ko Ngwino Ndebe n'umugabo we nubwo bari baratandukanye, bari batarahana divorce, bari batarahana gatanya mu buryo bw'amategeko, ariko barateganya no kwiyunga, kuko niyo bagiye mu rukiko rurabanza rukababwira ati mugende mubanze mu biganireho, bakabaha bahuza. Byabona byananiranye nibwo babatandukanye, ariko ngo hari umugambi uhari wo kugira ngo bongere bisubirane, bongere biyunge, bongere barera abana babo, ariko birangiye uwo mugambi utagezweho kubera umuntu umwe, kandi ari we nagize n'uruhare kugira ngo abantu batandukane. Biza kurangira Imana imwere undi ngo nta muntu, umuntu naguhemukira mwereka Imana, biriya byose ni Imana ibikoze, nta ruhare rw'umuntu ruba rurimo. Imana ivuze ati reka mwana bana banjye nanjye mberetse mbashyire ku karubanda, mbereka abantu babandi mwita ko ari intore, mwita ko ari abantu bakeye ku mutima, mwita ko ari abantu beza, mbereke ko hari ahubwo babandi tubona ko ari bo beza, babandi tubona ko ari intore, babandi tubona ko ari bandebereho, ahubwo ari bo birura. Ntago wambwira ngo umuntu abaye ubiga ukareba andi makuru nge nabumenye ngo nukuriya Ngwino Ndebe nuriya ngo ni G iriya channel yabo ya Ngwino Ndebe n'impanga ye, ngo ibikoresho bakoreshaga babihawe na Murungi Sabe.
yarabibahaye ngo bajye babikoresha, yabaremeye, yamuguriye ngo imodoka. Wayi wambwira ngo umuntu n'umufana wawe wenda aza nta nyungu yaguhaye irengeje y'abandi, uhisemo umuremeye ngo umuguriye imodoka, ugiye kumugurira inzu. Ubwo bushuti maze ahantu tubera hari abantu bamwe baba nagiye gushyira muri rusange, kandi namaze kuvuga ko hari uruhande ruba ruri rwiza n'urundi ruba ruri rubi. Hari ahantu bamwe abantu bageraho ntibatekereze, ugasanga umuntu atekereje muri santimetero ntatekereze muri metero. Umugore wa Sabe mu by'ukuri Sabe agiye gufata kamera, agiye kwitanga, ni umutungo w'urugo wenda nubwo ari uyikoreshya, ariko umugore nawe agomba kuba yabimenyeho. Arangije arabimwemera, arayimuhaye, akabona urukundo rukujya rugenda rusohoka rukura, abantu bakabivuga, ntabishyire ntabiha agaciro, kurinda bibaye biriya. Nawe yabigizemo uruhare ngo ibikoresho byose ngo byose Sabe yakoreshaga ngo n'umuntu wamutiraga kamera n'iki yamubwira ngo genda ujye kwifata hariya, akaba ariho ajya kubifata. Ngaho can you imagine? Imaze nawe ibaze iyi sosiyete turimo ni sosiyete ki? Sosiyete YouTube turiho itubaka, itagira umuntu n'umwe yazamura, itagira umuntu n'umwe ifasha ngo imukure hamwe, itashobora kuza ngo ibe handi umuntu ashobora kuza ngo aruhukire, arebe ibiganiro bimusetse, arebe ibiganiro bimwubake, arebe ibiganiro bitume umuryango yarafite wenda yagiye gukora iyo gatanya, yarafite akavuyo mu rugo iwe, yarafite uko atabanye neza n'umugore we, yarafite uko atabanye neza n'umuryango we, ngo narangiza ajye kuri YouTube ahubwo aze kuhakura isomo rituma ajya mu rugo akongera akagarura agatima impembero. Hari mwe bavuze ngo numvise bajya ku mbuga nkoranyambaga baratangaza bavuga ngo kuba ngo utarobatse, ngo kuba ngo utari washaka ngo ntiwamenya ngo bibera mu rugo. Kuki utabimenya se? Sosiyete turimo ntituzibona. Bamwe birirwa barwana ku muhanda se ntago tuba tubareba. Bamwe baba muturanye se bagashwana ntago tubabona. Kuki cyangwa se twe tuba turi kugana he? Abo benshi rero, abo benshi hari n'abandi benshi biyorobetse nyamara mu rugo ruri gushya kandi ubushye bwabo n'akababaro kabo baragakuye hano ku mbuga nkoranyambaga. Ku mbuga nkoranyambaga haberaho ibintu bibi. Ahantu benshi bari kujya bavuga ngo YouTube yabaye umwanda kubera abantu bakorera YouTube simbi, ariko bayikoreraho nibo mwanda, no bazanaho imyanda. No hantu ushobora kujya ukaba wakora amakuru adafitiye gihamya, ugakora amakuru y'ibihuha, atagira ikintu na kimwe yungura sosiyete nyarwanda, atagira ahantu na hamwe yazamura umuntu ngo amukura hamugeze ahangaha. Ndagira ngo twikomereze ako kara gaciyemo, ariko umuntu wumva niyumve, ubasha kugira icyo ahindura mu byo yakoraga gihindure, ubasha kugira kurengera mugenzi we amurengere. Sinibaza ko ushobora gukora ikiganiro mu by'ukuri uri umuntu ushyira mu gaciro, nawe ushobora kuwe umwedita ukweditingira, niba uniyeditingira sava, niba hari ukuntu ushobora kweditinga wanananiwe hakagira ibyo udakatamo ukagotwa rwose. Ibyo ni ikosa pe, ariko nawe hari handi ushobora kurikosora. Sinumva ko ushobora gukoresha umuntu ikiganiro yamara kwibeshya gatoya akaza gusanga mu byo yavuze harimo ikintu kimubangamiye ndetse gishobora no gutuma ubuzima bwe bujya mu kaga. Yabikubwira ntugikureho, gisubiza inyuma, wongere ukeditinge, wongere uploadinge, ariko ibintu birangire nta muntu n'umwe ubangamiwe kubera iyo YouTube yawe, nta muntu n'umwe ubangamiye kubera ibyo yavuze, nta muntu n'umwe. Nanumvise n'abantu ejo bari kuvuga ngo kwa Isimbi ngo hari uwakoreye ikiganiro, aribeshya avugamo ibintu, nanjye yamubwira ati Sabe ndakwinginze, ndagutakambiye, dore niboneye amahirwe yanjye yamfashemo, ikiraro kingeza kwa aya mahirwe. Yiboneye umugabo mu diaspora, yabonye ishuri mu Bwongereza, aramubwira ati dore ibintu navuze bansabye kubikuraho kuko ngo birabangamye, none ndakwinginze bikureho, ihangano bikure cyangwa editinge ibi navuzemo bikuremo. Arangije abitera utwatsi, amahirwe y'uwo ngo arayabura. Ubu nawe n'umuntu uri aho ngaho kandi yariboneye amahirwe. Ariko sinibaza natwe n'abatangaza ibyo n'abajya ku mbuga nkoranyambaga ku mugani nabo bagatangaza, sinzi wagira ngo hari uburozi buba bwabafashe cyangwa hari amashitani aba yabateye. We kuki utangaza ikintu utarebye ejo hazaza hawe? Umuntu akajya ku mbuga nkoranyambaga asanga yiyambuye ubusa,
yiyambuye ubusa icyo kiganiro ubwo bwiyambure bwawe uko kugenda ugatanga ngo naryamanye ngo n'abagabo ngo 1000 magana ngahe, amateka arahinduka. Ariko mu by'ukuri hari ikidahinduka, ibyo bintu washyizeho ntabwo bizahinduka. Umuntu uzawukomokaho, umuryango wawe, umwana wawe, umwuzukuru wawe ntazabira, azavuga ati dore nyogokuru cyangwa dore mama yaryamanaga n'abagabo 5 ku munsi, ati dore yajyaga gusambana iyo za Dubai, yiberaga ahangaha kubera ubusambanyi, ati mama niwe muntu wakoraga ibi ngibi. Mu by'ukuri kandi wowe mu bwawe warahindutse, amateka urahinduka, ariko amateka igihe ntago gisubira inyuma, ntago igihe kijya gisubira inyuma. Tujye tuvuga mu magambo byo dutangaza, amagambo tuvuga, tujye n'ubwigengesere, turebe mbere, tujye kuvuga tuzengurutse mo ururimi inshuro 7 mu kanwa, kugira ngo turebe ibyo turi buvuge niba nta ngaruka bizaduteza ejo hazaza. Ergo kugira ngo nabivuge bizaguteza ibibazo, utangaza amagambo azakugiraho ingaruka, wabyihorera. Ubwo bwamamare bukarorera cyangwa amafaranga baba bari buguhanga ibihumbi 10-15, ariko ugashyira ubuzima bwawe mu kaga, bikazarangira amateka yawe abaye mabi. Reka nyite ko abaye mabi. Dukora ibiganiro byubaka, dukore inkuru zishimisha abantu, dukora ibiganiro byubaka sosiyete nyarwanda. Aya matiku y'ubusambanyi, ariko ibi ngibi bakoreye Sabe, bamfashe rwose abandi bantu babitekereza bibishuri. Umuntu nta kintu na kimwe abuze, abana be bariga neza, ararya neza, arara ahantu heza, nta mafaranga y'inzabazwa, aho ashatse atemberayo, agenda mu modoka ye nziza, afite amafaranga. Ariko agiye ngo bavuga ngo ya mari idapima n'irobo, aba ari kwandagaza ibyo wakoze imyaka yose, izina wubatse imyaka yose rishyira hasi mu gihe itarenze ukwezi, ku mari idapima n'inusu n'irobo. Nako yavuze ngo ni mari ngo idapima n'irobo, ikwandagaza, ikurenze rwa ntambi, igusimbutse metero 10, igusimbutse igipangu cya metero 10, igukure mu bagabo, ikwicaze hasi ku butaka, ituma isoko n'amaduka baza bakwicara hejuru bari kugushungera. Ngiye mu by'ukuri nagiye mbona nta muntu utaregeza abona abantu baseba. Abantu benshi bagiye baseba rwose, turabazi, benshi bagiye baseba, ariko mu by'ukuri nibwo nabona umuntu useba bene kara kageni. Kubikora kuriya bihutwa no kugenda kubikorera mu muhanda, abantu bakagushungera bikarangira amafata, ariko noneho bikarangira baragushungereye, usimbutse igipangu. Urumva imirimo yose yakozemo, baramushungereye, yarahamagawe, baramushungera, ariruka, anyura mu ruhavu, asimbuka igipangu, akubita umurundi ku gishyitsi, asimbuka igipangu cya metero 10, aravunika, ajyanwa ku bitaro, yikorewe ku mutwe, ajya kwivuriza hanze y'igihugu. Umva ibyo bintu byose hejuru y'imari idapima n'irobo, idapima n'irobo, ku buryo wenda bavuga ngo yakuyemo iki se? Ni imyanda yabonyemo, nta kindi kintu yegeze abonamo. Ariko kugeza amagingo aya, kugira ngo azongere gusukura izina rye bizagorana, bizamutwara igihe, kugira ngo umuntu wese wabonye ibi bintu bizave mu mutwe we. Nubwo yajya kurega akarega abantu wenda bafashe ariya mafoto, nubwo nabyo ngo bitemewe, nabyo amategeko ntago mbizi, ngo ntago byemewe gufata amashusho y'undi muntu, ariko mu by'ukuri bakabaha, nubwo babahana, ariko izina rye n'undi riracyari hehe? Riracyari mu mwanda, riracyasizwe icyondo, kugira ngo azongera ryongere ribe Sabe Murungi Sabe abantu bari bazi, wavugaga abantu bagakangarana, wavuga Isimbi TV abantu bose bakumva Murungi Sabe, bakavuga ati igitangazamakuru cyubakiye abantu, igitangazamakuru cyavuje ngo niba ari Dogiteri Kanimba, igitangazamakuru cyagiyeho imbabare bikarangira zibonye ubufasha, zikubakirwa ubuzima. Ariko mu by'ukuri umuntu ugikoraho ibyo byose abishyize hasi. Umuntu wese watekereza kujya gusaba ubufasha, kujya gukora ubuvugizi, yirukiraga ku Isimbi TV, akaba ajya gutanga ubwo buvugizi. Kwa kundi bavuga ngo umuntu ashobora kubaho
akora byiza yerekana uruhande rwiza, imyaka ikaba 10, imyaka ikaba 20, imyaka ikaba 30, ariko bikaza kurangira n'ubundi hari ibibi byinshi, biba ari byo byinshi abitse, ibyo akorera abantu biba ari byo biri hasi, kubera ko abantu yabikoreraga ntibashobora kuza imbere ya kamera ngo bavuge, ntibashobora kuvuga ngo ibyo bavuze byumvikane, kubera ko Isimbi yubatse izina, Sabe yubatse izina, arazwi, yakoze ibikorwa byinshi, bahita bavuga ngo uri kubeshya. Ariko ariya mavideo yo yonyine ubwayo atanga ukuri, kereka wenda hari umuntu uje akavuga ngo bagasanga wenda ari amavideo sa ya Sabe, aho ngaho ryo ryaba ryejejwe, ndetse nta n'umuntu bavuga ko abantu barengana. Niyo yazi umuntu akavuga ngo uyu si Sabe, aya mafoto sa amashusho sa ya Sabe, ati ni umuntu usa nawe si Sabe, aho ngaho bizo. Ariko niba ari Sabe nta muntu, ndahamye neza ko izina rye ryamaze kuba umwanda, hari abantu bicira amazina, akica izina rye, yaryubatse imyaka irenga 10 kugira ngo ribe rimeze kuriya. Ari izina rishobora kugenda rikazenguruka i Burayi, rikajya za Canada, rikajya mu Bufaransa, rikajya hehe, rishobora kubaka umuntu uri gushaka gusenya, cyangwa umuntu wahuye n'ibibazo uri muri Canada, wumva ururimi rw'ikinyarwanda. YouTube nawe yarazanye na Google Translation, umuntu akumva ikiganiro cyawe mu zindi ndimi, yakumva icyo kiganiro kikamwubaka, kikamuhindura ubuzima, kongera akava ubuzima akajya ubuntu. Ariko mu by'ukuri ubu ngubu ntago mpamye neza ko babantu bamwumvaga bazongera kugaruka bakamwumva, kubera ikintu kimwe akoze atatekerejeho igihe kirenze amasaha 24, tarinze amasaha 24, mu byumve namwe. Nicyo gitumye izina rirambikwa hasi, riza rigakandagirwa, n'umwana w'urinja akaba ari kuri kandagira. Abantu bose bamwumvaga, bose bakubiswe n'inkuba, bumiwe. Abantu bakomeye bakurikiraga kwa Isimbi TV, inzego za leta zacagugira ibyo zitangaza, zikanamuhamagaza nawe akaza gutera kamera, agafata ikiganiro akauploadinga, abantu bikabageraho ari benshi, ari abanyamahanga, ari abanyarwanda. Ariko mu by'ukuri n'abamuvugaga neza bose babuze ikindi kintu bavuga. Ndaguha nk'urugero, nk'uriya mushuti we kuva igihe kirekire bita Chita Magic, yabuze ikintu avuga, kuko iriya video irenze ubushobozi bwe, irenze uruvugiro. Nta muntu n'umwe uri gutekereza ko biriya bintu byagombye kuba bikorwa na Sabe. Hari abandi babikora tugahita tubyumva, tukanabyemera, tukavuga ati ibi ngibi wowe kubikora nta kibazo, bikozwe na barabayaka, bigakorwa wenda n'abandi bantu tubona badafatika. Si kuvuga ngo yaka wenda niwe ntanze urugero, ndavuga wenda abantu wenda bafite izina rito nk'irye, wenda byakumvikana. Ariko izina rya Isimbi riraremereye. Ariko hari abantu bajyaga babivuga ngo ibyo bintu biraba, ndetse ngo bari abantu bose bakoresha ibiganiro baca ku Isimbi TV, bari abantu bose batanga ibiganiro ku Isimbi TV, ngo barabasambanya. Ndetse harimo n'abagiye batanga amakuru bavuga ko ngo Sabe ngo igituma atongeye kumuhamagara ngo amuhe ibiganiro, ngo barasambanaga, ngo yaramusabye ngo aramwima, ngo birangira bamwe bavuga ati ni ukubeshya, ni bya bindi by'amatiku yanyu. Ariko mu by'ukuri ubu why not n'umuntu atabyemera, why not umuntu atavuga ngo ibi bintu biranashoboka, biranumvikana, banza ubitekerezeho nawe urebe, ukavuga ati ibintu birumvikana, bishobora kuba ari byo. Ntago umuntu yaza ngo avuge kuriya narangiza turebe umuntu ukoze biriya bintu. Ariko hari n'abantu badatekereza kweri. Reba nkuriya ngo ngwino ndebe, mana umuntu yarakuremeye, byiba nta nubwo agira impuhwe uriya mugore we Raisa, ngo agirire impuhwe abana ba Sabe, avuga ati wenda umuntu yarandemeye. Reka wenda Sabe ashobora kuba yatewe na shitani, hari shitani iri kumugendamo, reka ngiye muhakanire, nashakanya ntazazonye kumubufasha, ariko ndengera umuryango we. Ese niba atarengeye umuryango wa Sabe kuko wenda atababyaye, ntago yagira n'impuhwe abana be yabyaye, bazareba biriya bintu, cyangwa bazumva ko nyina hari urundi rugo yasenye? Ese natagirira impuhwe abana, natagira impuhwe wenda abo bana yabyaye, ntago agirira impuhwe n'uriya mugabo wamukunze, akamukura hasi akamugeza hejuru aho izina rye riri.
Nigeze numva bamwe banavuga ko ngo hari ikiganiro yajyanye ku Isimbi ngo n'umugabo we ngo ari kugira ibyo bamukoreye n'agahoma munwa, birwa bamucisha hirya bamucenga bamutera nk'utera agapira, nk'umwana uri gutera agapira. benshi ibi bintu ntago bibaho, nta nubwo binabaho. Nayo numvise bamwe bavuga ngo abantu ngo bakurikirana umuntu ngo wafashe ziriya video bamukurikirana nkande kobwa yarengeye umuryango. Nese uriya se wubatse, nese kuki udatekereza ko Sabe biriya bintu yakoze ari byo bintu bibi cyane, ndetse hari umuntu uri burya akafata n'ishuri akiga, hari umuntu abonye wicaza abantu bakiga, kuki aticaje Sabe amubwire ngo icara wige, nawe mwicaze yiga banze afata amasomo, yicare yige asubire ku ishuri yige, babashe kumenya icyo umuntu ari cyo. Bamwe ngo yarabishyuraga ngo yacishaga hirya ngo bamwe akabafata ngo wajya kumuvuga nabi, umuvuga ibyo yakoze, agacira abantu bakajya ku mbuga nkoranyambaga bagasukura izina rye rikarangira abaye umwera, ahubwo wa muntu wabivuze kandi mu by'ukuri ngo yavugaga ukuri, bikarangira ari ubaye igicibwa, ari we muntu ubaye umuntu w'umutangaza ibihuha, ubaye umuntu uvuga ibintu bidafatika, ubaye umuntu wese avuga akavuga ati uyu muntu ni umunyabinyoma. Ari nabyo byabaye kuri Karara bituma nawe ashaka icyo bita ikizibiti cyawe, ikimenyetso kirengera izina rye, birangira ikimenyetso akibonye. Uwihe ari hehe? Si yabaye umunyakuri? Bandi babuze ibimenyetso, urabona batangaje ibinyoma, ko ariko ikibazo babuze ari ibimenyetso. No mu rukiko bavuga ngo uburana n'ufite ibimenyetso, ibimenyetso nibyo biburana. Ntago waburana kubuza gutya ngo uvuge ngo nabonye byagenze gutya, cyangwa namwifatiye n'amaso yanjye. Amaso ntafotora, amaso aribuka ariko ntabwo afotora ibyo ubonye imbere, arabifotora bikaguma muri wowe, ariko kamera yo yishyira hasi amashusho tukayabona, buri wese akaza akavuga ati ibi nibyo. Ngaho mwongere mubone banyamakuru b'inkoma amashyi twajyaga tubona bagenda bavuga, mwongere mubone barivuga, bari kuza ahubwo noneho bari murebe space yakozwe na ba DJ Brian, murebe space yakozwe na ba Jihad, murebe space yakozwe na ba Godfather, ibyo bari barimo bavuga. Ndimbati ntibamugarukiye, uzarebe space bakoze Ndimbati afunze, cyangwa ya nkuru y'igitangazo, uzarebe space bakoze. Nshuti yanjye aho umugabo aguye, shyiraho utwatsi, ejo ni wowe uzaza umutangariza umwanike ku gasozi, ariko nawe ejo bazakwanika. Uzaza uvuga ibibi bye yakoze, wowe ukora ibibi birenze. Nta muntu n'umwe wigeze ukora ibintu nk'ibyo Sabe yakoze. Kugenda kurira igipamani, kujya gusambana, ukinjira mu rugo rutari urwawe, ugatira ghetto, ukagenda ukinjiza mu rugo rutari uwawe, ugafotorwa amafoto, ugasimbuka igipangu, ugakubita umurundi ku giti, bikarangira uvunitse ugiye kwivuza, utanze n'amafaranga, noneho wanishyuye n'amavideo, bikarangira n'amavideo utayabonye. Amakuru numvise nuko ngo n'amavideo yashatse kuyishyura, ariko akamara kuyishyura n'ubundi hari babandi bafite n'abayabo badashaka kurya ayo mafaranga, bikarangira bavuze ati reka, abandi bakanayarya, yatakarijemo n'amafaranga menshi. Nuko nyine afite menshi, ariko nyine ni ibyo ngibyo nyine. Tujye tureba, twivugire, turebe, twiturize, turebe, tuvuge, ariko byibura avuga ngo niwirukankana umuntu ujye usiga imbaraga zigusubiza inyuma. Nawe uri kwirukanka kuko hari igihe ugera imbere wa undi wari guhigwa akaba ari uhinduka umuhigo, wowe wirukankanaga akaba ari uhindukira akakwirukankana. Siga imbaraga ziza kugusubiza inyuma, kuko yaba yarubatse yaragize n'ubuntu, hari abantu benshi yagiriye neza, abantu bose baramusabye ubufasha akabubaha. Ubu hari bukwiye, hari n'umuntu uza gusaba ubufasha ariko kugondoza, agusaba ibyo udafite cyangwa ushaba ibirenze ubushobozi bwawe, ariko byibura ugusaba ibyo ufite muhe. Ejo byibura azasigara avuga ati byibura uyu muntu yaranamfashije. Ba banyamakuru bari hehe? Nge nicyo nkiri kubaza. Mujye muri comment mubanyereke. Babandi bavugaga ngo Sabe, babandi bacurikaga Yago ngo ni umusambanyi, Yago ngo ni umunywatabi, Yago ngo ni umuki, ngo ni ibiki. Hejuru ibintu bidafite shinge na rugero. Mugende muzana izo za DNA muvuga ko nabyaye, mfite umwana, tinateye umukobwa inda nkamwihakana, zinshinje, barazigenda barazibura, bakaguma batwira kwiza amakuru y'ibihuha.
kubera iki? Kubera ko bishyuwe, bari gukora inkuru bishyuwe, bari kurya amafaranga, bari kwishyurwa n'abantu baza gusebya abandi, amafaranga kugira ngo yagire uze kubaka abandi cyangwa ujye gufasha abandi bantu, ujye kugabura abantu bashonje, ugiye kuyafasha kugira ngo asenye umuntu, amusubize hasi, asenyuke, abimbwa be abera ubobo hasi. Kubera iki? Kubera imbaraga ufite n'amafaranga wagiriwe impuhwe n'Imana ikayaguha. Kandi ujye umenya ko aho Imana iguhaye hari uwiba yimye, gitekereza ko ishobora kukwambura ikamuha nawe. Imana nibiguhaye tekereza ko hari uwo yimye ikaguha, ishobora guhindukira ikakwambura nawe none nawe ikamuha. Ibyo byose ni ibintu bibaho. Ubuzima buhora buhinduka. Gira neza, ineza uyisanga imbere, ugize nabi inabi uyisanga imbere. Nta muntu n'umwe wacumuye ku Mana ku buryo ashobora kuba hari icyo yakora, ashobora kuba Imana itamuha nawe ngo imuhe nk'ibyo ufite. Ariko kubera ko Imana yahisemo kukubanza ikaguha, uragenda ubigira iturufu nyine, ubikangisha abantu, bihohoteshezemo abandi bantu. Come on. Twikomereze n'iyi video, n'iyi ntuza turibuze kongera, tuza gusesenguraho gatoya tugenda dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu. Ariko mu by'ukuri umuntu utari wakanda subscribe, wowe ushaka ko tubana umunsi ku munsi, ushaka ko tuzatubana tugakurikirana ibiganiro byacu, tukareba inkuru ziri kuvugwa, iziri trendy, tukareba ibiganiro, tukareba inkuru zubaka, zifite aho zigomba gukura abantu naho zigomba kubageza. Kanda subscribe kandi ntiwibagirwa no kujya sharinga ibiganiro byacu dukora, kugira ngo tujye tubana mu muryango mugari wa MPO, tubashe no kuzamurana, tubashe kugira aho tujya, tubashe gukangwa, tubashe kugira kubaka societe nyarwanda. Iyi myanda yo kuri YouTube abantu bose bamaze kujya bazanaho imyanda, tujye tubaho ukuri, tubabwira ati ibintu ntago ari byo. Bamwe birirwa basabira man, ni ibintu birebire, ni ibintu birebire. Ushobora kwivuga ukanarakara, wabivuga bamwe bakakuvuga, wabivuga bamwe bakagutuka, ndabizi bu comment buze kwakira ziraza kuba ari ibindi. Kubera iki? Kubera ko wavuze ku bantu ngo bifi binini, reka tubite ibifi binini. Kubera ko wavuze ku bantu batavugwa, kubera ko ari abasitari bakurusha izina, kubera ko hari ibyo bakoze, kubera ko hari abo bagaburiye, ariko mu by'ukuri bakora amakosa, bakora ibintu by'ubugoryi, by'ubucucu. Buri wese yavuga ngo nyine ngo twavuze ngo uravuga ngo uvuga igihe burayi. Yes, turabyakira, ariko ntari bito. Comment mbi ni nziza, tuba tuzikeneye. Munadukebure tujye tumenya nuko dukora. Noneho reka dufate Sabi ku rwego njyewe muziho. Noneho iyi nkuru ya Sabi hari abantu bahagurutse bari kuvuga, bari kumuvugira cyane, nubwo nanjye namuvugira, yego ni byiza kudefanda ku muntu, ariko kuki niwe ngiye kubabwira. Sabi asanzwe avugwa we na Ngwino Ndebe yuko ngo bafitanye umubano wihariye. Kuri uyu munsi rero ibi bintu byabereyeho, Sabe na Ngwino Ndebe ngo bari mu rugo kwa mukuru wa Ngwino Ndebe. Mukuru wa Ngwino Ndebe ni umuvandimwe ngo badahuje ababyeyi bombi. Umve ko n'amakuru nyafite yose. Ni umukuru we ngo badahuje ababyeyi bombi. Uyu mukuru we rero nta mugabo agira, ntiyigize ashaka, ngo ahubwo ngo yabyariye iwabo cyangwa se ngo ni umufiyemeri. Yego, uyu mukuru we rero ngo asanzwe aba muri kiriya gipangu, iriya nzu Sabe yasohotsemo niyo abamo, ngo ariko iriya nzu akaba ayikodesherezwa n'umugabo nawe uba muri kiriya gipangu, sinshaka kumuvuga, n'umugabo uba muri kiriya gipangu. Rero uyu mugabo uba muri kiriya gipangu niwe yagiranye ikibazo n'umugabo mukuru wa Ngwino Ndebe, bituma iriya video ifatwa muri buriya buryo, ari nawe wabigizemo uruhare ngo video ifatwe. Ndagira ngo mbibutse rero, uwo muntu bavuzemo ngo washwanye n'uriya mukuru wa Ngwino Ndebe, ndetse ngo akaba ari nawe wishyuraga iriya nzu ya Ngwino Ndebe, akaba ari wagize wishyuraga iriya nzu ya mukuru wa Ngwino Ndebe, akaba ari wagize n'uruhare kugira ngo iriya video ifatwa. Abantu muzi ubwenge mwamaze kumumenya. Uriya mugabo watanze ikiganiro kuri Yago TV show, watanze ikiganiro bita John, niwe ngo wagize uruhare kugira ngo iriya video ifatwe. Muribuka ko yatangaje ko hari undi mugabo aje kumureba, ngo aje kwakira iki, ngo aje kumubwira amakuru. Urumva naho aho aziramo, araza avuga ko nawe yishyura, bishobora kuba ari we ngo wishyuraga iriya nzu ya Ngwino Ndebe.
ya mukuru wa Ngwino Ndebe, ndetse akaba ari waje kugira ibibazo kubera ko ngo yaramaze kujya abuza mukuru wa Ngwino Ndebe guha inzu Ngwino Ndebe kugira ngo ahuriremo na Sabe. Bishoboka ko atari ubwa mbere, tugendeye kwa aya makuru bivuga ko atari ubwa mbere Ngwino Ndebe na Sabe bari bahuriye hari ahantu, ahubwo bwari inshuro akenshi, ahubwo noneho umunsi umwe nubaye ngombwa ko bagira gute bafatwa. Dukomeze. Rero uyu mukuru wa Ngwino Ndebe ngo kuba aba mu nzu akodeshezwa n'undi mugabo kandi uwo mugabo akamusangamo bagakoramo ibyo bakoreramo, kuko nimba mukodeshereza inzu agomba no kumufata neza. Rero ngo mukuru wa Ngwino Ndebe yajyaga afata iriya nzu akayitiza muri umunawe ari we Ngwino Ndebe, bagahuriramo na Sabe, niko babivuga. Ubwo rero hamajije gushira iminsi uyu mugabo yiyama mukuru wa Ngwino Ndebe ati ngewe ni ngewe ukodesha inzu, amafaranga yanjye nta mpamvu yo kuyitiza muri umuna wawe ngo azanemo abandi bantu baze gukoramo nk'ibyo natwe dukoreramo, kubera yuko ni n'agasuzuguro rwose. Inzu nyishyura yanjye, nta mpamvu yo kunzanira ahazamo abandi bantu ngo nuko ari muri umuna wawe ngo uyimutize. Uyu mukuru rero w'Ngwino Ndebe ngo yari amaze iminsi uyu mugabo umwishyurira inzu abimwiyama akanga kubyumva. Mwabyumvise, uyu mukuru wa Ngwino Ndebe kugira ngo ziriya video zifatwe za Sabe ndetse na Ngwino Ndebe, biravugwa ko uyu mukuru wa Ngwino Ndebe nawe ngo yishyurirwaga inzu n'umuntu wabaga muri kiriya gipangu. Muri kiriya gipangu yishyurirwagamo inzu, uwo muntu yabuzaga mukuru wa Ngwino Ndebe guha Ngwino Ndebe inzu kugira ngo bakugumya baza nabo bakujya bayikoramo ubusambanyi kandi nawe ayijyamo. Urumva nawe yayijyagamo, ahubwo yagize ikibazo cy'uko inzu yishyura ikorerwamo ibindi bintu kandi bigakorerwamo na Ngwino Ndebe, arabimubuza arabyanga. Bihaza kugira gute biza kurangira afashe umwanzuro. Dukomeze turaza kubiganiraho nyuma. Nuko rero kuri uyu munsi baza kuhahurira, ariko urumva uwo mugabo yari asanzwe azi neza yuko Sabe ngo na Ngwino Ndebe basanzwe bahurira muri iriya nzu kwa murumuna cyangwa kwa mukuru wa Ngwino Ndebe. Noneho uyu mugabo kuri uyu munsi rero ngo yari yagiranye amakimbirane na mukuru wa Ngwino Ndebe, bashwanye, bari bashwanye. Muri uku gushwana rero niko kuvuga atari kubundi ntange reka nze nkwihimureho, urumva mpemukire muri umuna wawe mbatamaze, aba bantu uzana hano mbatamaze, n'ubundi twashwanye, n'ubundi ni yare nakwiyamye kuva kera kuzana abantu muri ino nzu kandi ari jyewe uyishyura, wanga kubyumva, reka mbatamaze kuva twanashwanye, noneho n'aba bantu ntajashaka no mu nzu nishyura, reka nabo mbate hanze. Murabyumva, izira video kugira ngo zifatwe zafashwe nko mu buryo bwo kugira ngo bihimure kuri mukuru wa Ngwino Ndebe wari umaze gushwana n'uriya mugabo wishyuraga inzu ya mukuru wa Ngwino Ndebe. Biza kurangira avuze ngo reka yihimure afata amashusho ya Ngwino Ndebe kugira ngo ayakangishe uriya mukuru we kugira ngo areke kujya yongera guha Ngwino Ndebe inzu. Birangira umutego atari Ngwino Ndebe ufashwe, umutego ufashwe ari Sabe. Biza kurangira Sabe ari ukuntu upanga plan A ikanga hagahita hafatirwamo plan B. Biza kurangira ahubwo wafashwe amashusho afashwe, uwafashwe mu mashusho ari we wari ukenewe, ari utuma noneho kuri kose kujya hanze. Dukomeze. Niko rero guhamagara umugabo wa Ngwino Ndebe, hano munyumve neza uburyo ino video yafashwemo, niko guhamagara ngo umugabo wa Ngwino Ndebe ati ngwino hano nkwereke ibyo umugore wawe arimo. Uyu mugabo wa Ngwino Ndebe hari amakuru nayo avuga yuko ngo nubwo batabanaga Ngwino Ndebe ngo yabaga mu Gatenga, umugabo nawe wabukwe, ariko ngo bari muri gahunda y'ubwiyunge kuzongera bakiyunga bagasubirana nk'umugore n'umugabo, bakongera bakabana nk'umugore n'umugabo. Noneho uyu Ngwino Ndebe ngo na Sabe biravugwa ko ngo bari banyweye, n'umukecuru watanze ubuhamya munuza yavuze ko ngo yabumvagaho inzoga, ngo bari banyweye ngo basinze. Noneho rero uyu mugabo nyiri gufata video na nyiri bantu banjye ibyo bintu murabyumvise, ngo Ngwino Ndebe na Sabe bari bagize gute, bari banyweye, kandi amakuru yavugaga ko umuntu bita Umurungi Sabe atajyanywa inzoga, ntajyanywa inzoga. Ariko byarangiye gute? Byarangiye ngo uya mugore wafashe cyangwa uriya mugore wishyuwe na Team Sabe kugira ngo aze gusukura izina rya Sabe, byarangiye wacitse avuga ko uriya muntu bafotoye hasi cyangwa Sabe yagaragara nk'umuntu wanyweye, kandi avuga ko ngo Ngwino Ndebe ari wari wagize ate wamugambaniye. Ibyo bintu ni ibintu muzi,
ariko byaje kurangira gute? Yinyuzemo avuga ngo ukuri ubundi ntabwo kujya guhishirwa, kandi ukuri kuratinda ntiguhera. Yashatse gutangaza nyine ibyo bamubwiye, aza gucikwa avuga ko Sabe ngo yari yasinze, yari yanyweye, ngo yahumura yanukagaho inzoga. Kandi mu by'ukuri abantu benshi bazi Sabe n'ababanye na Sabe bazi ko Sabe atanywa inzoga. Bahita bavuga ati ako kantu ni agaki, ni akandi kantu, ni akandi kajeste ushyizemo. Kandi ngo uyu muntu wagize uruhare mu gufata iriya video yavuze ko umuntu bita umugabo wa Ngwino Ndebe bamuhamagaye, niko ngo kuza guturumbuka kwa Sabe yirukanka, kubera ko ngo bari baraho mu gipangu bamaze kumva ko, ndetse na Ngwino Ndebe yaramaze kumva ko Sabe umugabo yahamagawe, nibwo kugira inama, kuko mwabonye ko muri video zagiye zisohoka umuntu bita Ngwino Ndebe yari kujyandikirana na Sabe, kandi Sabe ari mu nzu, ngo Sabe niko kuza guturumbuka anyura mu gikari, aza kumenya ko n'ubundi atazi ko amafoto arimo gufatwa cyangwa amavideo ari gufatwa, biza kurangira afatiwemo noneho icyuho cyabayemo n'ibibazo byaje kubwira ngo ubundi wihishahisha abonwa n'uhagaze, wihishahisha abonwa n'uhagaze, ngo ubu babonwa n'uhagaze. Yari ububye n'ubundi birangira afashwe. Mu by'ukuri abonye ko amazi atari yayandi arirukanka, bagiye nawe ufata ati urabona uburyo yirukankaga nk'umuntu, ubundi umuntu wikekaho ibyaha isaha iyo ari yose uramubona. Ntago hari ahantu yari kwirukanka kuriya kibuno mpamaguru agenda akubita imirundi ku bishyitsi, akubita imirindi ku bikuta. Ntago yari kwirukanka ku bw'amahoro, nta wari umugeretse hariya, nta gisimba cyari kirimo, nta mpiri yari irimo ngo iri kumwirukankana, nta muhoro wari umuri hejuru ngo bari kumwirukankana. Bavuga ngo ubundi umunyabyaha azahora yihishahisha, ngo azahora yirukanka nta kimwirukaho. Umunyabyaha azahora yihishahisha, azahora yiruka, azahora buri gihe abundabunda. Uko waba umeze kose, ibyaha byose wakora igihe kiragera, bya byaha byawe bikagutamaza, bikajyaho buri wese akabibona, bikajyaho buri wese akabona icyo wari uri kwihisha, bikageraho buri wese akabona ko hari ibyo wari uri gukora. Tuzajya tubabona, twebwe tuza tubabona, muzajya mubihisha tubibone, mubiduhishe tubibone, mubiduhishe tubagweho, tubavumbure, tuze tubishyire hanze. Umugabo wa Ngwino Ndebe ngo akimara guhuruza umugabo wa Ngwino Ndebe yaramubwiye ati jyewe ntabwo mpagera, ntabwo ndi hafi, nshobora kuhagera yenda byancitse ibimenyetso, ariko nimba aba bantu nari nzi ko yisubiyeho, kandi twe turi muri gahunda yo kwiyunga twongere dusubirane n'umugore wanjye, bakaba badashaka yuko akaba atari gushyira umupira hasi, yaranze kurekana n'uyu muntu, mfatira ikimenyetso ngewe noneho mbone ikimenyetso nzajyana kwaka divorce. Kubu mbabwira hari amakuru avuga yuko umugabo wa Ngwino Ndebe ngo yamaze gutanga ikirego ari gusaba divorce, anashingiye kuri ibimenyetso bya video yose muri kugenda mubona. Hanyuma rero uyu mugabo niko guhiwa angaje, urumva we yarabizi yuko Sabe ari muri iriya nzu. Ku bantu muri kwibaza ngo ni gute umuntu wafashe video yamenye yuko Sabe ari muri iriya nzu agasohoka ari tayari ari gufata video, nuko byagenze, kuko urumva ari wowe. Murabyumva, umugabo we yari arimo gahunda yuko Ngwino Ndebe ndetse n'umugabo we bagomba kugira gute, bagomba kongera kwiyunga bagasubirana. Bari muri gahunda cyangwa bari mu biganiro, ariko biza kurangira n'ubundi bavuga ngo ubundi ngo baca umugani ngo ikira, baravuga ngo uko bizagenda kose uzahisha amakuru, cyangwa ngo ibyinshi uzajya ubihisha. Ingeso ubundi ngo irapfa, ingeso ishira uko nyira yapfuye, niko mugani baca mu Kinyarwanda. Ingeso mbi ishira uko nyira yapfuye. N'ubundi umva niyo bamara gusubira n'undi byari kujya byongera, kuko icyayi kishanka n'undi cyari kigihari. Ahubwo agize Imana iramurokoye, ukuri kose arakubonye. Ariko urareba ubwiza bw'Imana. Imana ntago yanatuma hari umuntu n'umwe ubihisha. Murabihisha ahubwo mukajya kubihisha musanga byageze ahandi. Bashatse kubigura baranabyishyura, ariko amafaranga birangira agize ate apfuye ubusa. Birangira n'ubundi inkuru mbi igiye imusozi, birangira buri wese amaze kumenya buri kimwe cyose kihishe inyuma y'ibi bintu. Nta guca ku ruhande, ukuri tujye tukuvuga ukuri kubaka. Ibiganiro dukora biba ari ibiganiro bishingiye ku kuri, ibiganiro bishobora kuzamura umuntu, ibiganiro bishobora gufasha umuntu, ibiganiro bishobora kuza umuntu wababaye bikamuruhura.
babandi tubona ngo nibo beza ni abamarayika, ahubwo nibo bantu babi, nibo bantu baba ari babi, abantu bashobora kuza bakakwica uhagaze, abantu bashobora gukora ibintu n'inyamaswa itagukorera. Kuki bavuga ngo impyisi mbi ni umuntu niwe ushobora kuguhisha ibintu akaguhisha ko akwanga, akakubwira ko agukunda kandi akwanga byo kukwica. Uribuka ibiganiro umugabo wa Ngwino Ndebe ndetse na Ngwino Ndebe bakoreye ku Isimbi TV. Buriya mugabo nawe yashubije amaso inyuma areba agakino yakinwaga na Ngwino Ndebe ndetse na Sabe, bikaza kurangira nyine abuze icyo afata, abuze icyo yemeza, akavuga ati nyine buriya afite ipfunwe, abana be bazaba bafite ipfunwe. Kubera iki? Kubera nyina w'intashima, kubera umuntu w'intashima. Mana ariko uzi umuntu kwisha ibintu akakubwira akakwereka ibyiza kandi ibibi ari byo byinshi kurusha ibibi. Azi ngo barimo kandi azi ngo ibyo basanzwe bakorera muri iyo nzu, we bamwitse bamuha misiyo ngo mfatira video. Iyi video yafashwe kubera ko umugabo wa Ngwino Ndebe ari we ngo wari usabye yuko bamufatira ibyo bimenyetso ngo azabone ibyo atanga mu rukiko. Ubwo rero umugabo niko guhita agira gute, atangira gufata video. Ariko mu gutangira gufata video bo baramwumvishe ngo arimo ahuruza umugabo wa Ngwino Ndebe, niko kugira ubwoba ahamubona Sabe arimo ahunga ameze nk'uri kwiruka afite icyo ahunze. Yari yumvishe yuko nyiri umugore bamajije kumuhuruza agiye kuza akamusanga, niko kugenda gute guhunga rero. Ariko ahunga ku bw'amahirwe makeya asohoka bamaje gushyiraho kamera bari gufata video. Munyirangane hano sindi kuvuga umuntu ko n'ubundi ibintu byagiye hanze, ntagaruro ko gene natangiye gukumira ibintu byo kuvuga Sabe. Murabyumva Sabe kwirukanka kuriya ntago yirukanse kubera ko hari impyisi yinjiye mu nzu igiye kumufata cyangwa igiye kumurya cyangwa umuhoro muri hejuru. Yari yamaze kumva ko umugabo wa Ngwino Ndebe amaze kumuhamagara agiye kuza, kandi ngo naze bamaze kumuhamagara niko gufata umwanzuro. Ngwino Ndebe anabona ko amazi atari yandamubwira ati wowe comoka, kuko Ngwino Ndebe yarafite ubwisobanuro, kuko yari ari kwa mukuru we yakuvuga ati nasigariyeho mukuru we yagiye ngo ku Gisenyi n'abana be basohokanye. Ariko andi makuru ushobora kuvuga ko nuriya mukuru we nawe urwo ruhari yararufitemo, n'urwuko bamugije icyo kibazo bamubwira. Uriya mugabo John yavuze ko yamuhaye amakuru ndetse akanabimumenyesha agira ngo bamuhe feedback, bamubwira ati wenda twicaze hasi tubiganireho. Abona ntibumva, abona ko ibintu nawe yarasanzwe dira yiziho, kandi bivugwa ko ngo butaro bwa mbere babonanira hariya kwa mukuru wa Ngwino Ndebe. Amakuru avuga ko uriya mukuru wa Ngwino Ndebe bavindimwe na Ngwino Ndebe, ariko batavindimwe ku babyeyi bose. Ariko yamutizaga iki? Yamutizagaho bajya gukorera amabara yabo n'ayo mahano yabo, nuko gucana inyuma. Ariko niko bavuga ngo iminsi y'igisambo ihora ibaze sinyandeka kubisubiramo, kandi igomba kuba ari ngaha ari 40. Ibyo wakwigira byose iminsi y'igisambo ni 40. Uzakora nabi ukore nabi bigereho, ariko ya nabi yawe uhita uyibona ikugwe ku gahanga. No ku munsi y'urubanza avuga ko ngo ku munsi y'urubanza ibyo wakoze byose bizaza imbere yawe mwikaye, ukayugenda ubisoma, ukiciye urubanza wowe ubwawe ku giti cyawe, nta nundi muntu uje kuguhagarara hejuru cyangwa hagira indi tayo bivuga ngo wakoze ibi ngibi, bizaza imbere yawe nawe uhita ubibona. Reka tugere ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nshimiye abantu bose twabanye kuva kitangiye kurinda kirangiye, kandi mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Wakanye subscribe n'umuntu w'ingirakamaro utari wayikanda, igihe ni iki ngiki, aho waba uhereye hose, igihe ni iki, kugira ngo wikande tujye tubonana, kandi ntiwibagirwe gukanda no ukazogera, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho byihuse kandi bikugeraho vuba vuba, bikugereho mu ba mbere. Turabakunda cyane. Hasta la vista.